ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, mbifuriza umwaka mushya muhire kandi happy new year. Umwaka w'umugisha, umwaka w'amahoro, umwaka wo kwaguka, umwaka w'itangaza, umwaka wa 2024 ko Imana izakugeza aho utigeze ukandagira, Imana ikugeza ahantu hagutse, Imana ikubakira, Imana ikwagura, Imana umva igukomeze, iguha imigisha bingana n'ubutunzi bwayo nk'uko ubuntu bwayo bungana. Haleluya. Nukuri ndishimiye kongera kuba mfasha aka kandi kanya kuba ndi imbere yanyu nicaye muri iyi ntebe kuri ahagutse hanjye nawe. Uyu muyoboro wacu wa TV wo kuvuga ubutumwa bwiza, kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu nyigisho z'agakiza no kubohoka, tugamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Imana iguha umugisha. Reka rero uyu munsi ntangire ngushima wowe wakoze subscribe. Subscribe. Niryo naryo nanjye njyana niki. Imana rero ibaho umugisha. Ndagira ngo rero mwebwe mwasubscribinze. Tugume ahagutse kandi twaguke mu bifatika, twaguke mu mwuka, twaguke mu mafaranga, twaguke mu rubyaro, twaguke mu rushako, twaguke mu kazi. Imana igenda iduha promotion aho turi kandi tugwire. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Uyu ni umwaka w'igitangaza kuri jewe kandi nzi ko ari umwaka w'igitangaza kuri wowe, kuko wemeye kuza kugira ngo tubane kuri iyi channel yacu. Turi ibyuma bityazana kubera yuko jewe yo mvuze bikagufasha ukabiha uwundi muntu, twese tuba dukoze umurimo umwe. Niyo mpamvu je nawe aha ihagutse ari yanjye nawe. Haleluya. Ngushimire kandi shima n'umwami wowe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Iyo decision yawe wakoze, Imana iguha umugisha. Ndakwishimiye, ndakunezerewe. Haleluya. Nta kundi umubiri n'ubugingo bw'abantu byahemburwa umuntu atakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Ahatari Yesu byose n'umuyaga. Haleluya. Umubwiriza yabivuze neza. Salomo yari umugabo tuzi muri Bibiliya, umuhungu wa Dawidi yari umwami. Wa undi wasabye ubwenge ariko akabona n'ubukungu bwose bwo kwisi. Ubwenge bwose arabubona ndetse n'amafaranga yose y'iki gihe n'ubukungu bwose arabibona, ariko agiye kurangiza aravuga ngo byose n'ubusa. Ikintu rero twabona, amafaranga twabona, amazu twakubaka, kwamamara, ikintu cyose cyo kwisi kikuzanira pride, kikuzanira amafaranga akora ibintu byinshi. Nta kintu cyari cyo cyose gishobora kuguha amahoro yo mu mutima keretse ufite Yesu. Amafaranga udafite Yesu n'ubusa. Urubyaro udafite Yesu, urumva ngo bana bawe barere mu gakiza, ntago byakunezeza. Salomo agiye kure aravuga ngo byose n'umuyaga. Rero ndagira ngo mbashimire, ngushimire kandi shima n'umwami wowe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Haleluya. Nuko rero reka byaro kubashima rwose pe, mureke dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu ni umwanya Imana yari yarateguye kugira ngo je nawe tubashe kuba twaganira, tutyazanya, dusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku bantu benshi. Ariko rero tutaratangira kugira ngo tugire icyo tuganiraho gatoya, reka dutangire dusenga twiragiza Imana, turagiza imiryango yacu Imana ni ahagutse yanjye nawe, tuyiragiza Imana kugira ngo Uwiteka agume atwagure, ubushake bw'Imana bugume butubeho, bubane n'abacu bose. Haleluya. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, twongeye guca bugufi tuguhimbaza, tugushima yuko twinjiye muri uyu mwaka mushya amahoro. Uwiteka Imana ishobora byose kandi ibyo twaciyemo byose, byaba ari bibi byaba ari byiza, tuzi ko byose byafatanyije hamwe kutuzanira ibyiza muri we Kristo, kubera ko twebwe twahamagawe nawe. Haleluya. Urakoze Mana kubana natwe muri byose. Uyu munsi rero turagushima kuri uyu mwaka, kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kwa 2024 kongeye kuduha. Haleluya. Wongeye kuduha imigisha yo kongera kubaho muri isi y'abazima kugira ngo dukore ibyo ushaka,
tugende uko ushaka. Uwiteka Mana ugume utwagure, imiryango yacu yihumugisha, abana bacu mubu abahumugisha, abagore bacu ubahumugisha. Haleluya, turanezerewe turishimye Mana. Uwiteka Mana ishobora byose, nukuri guma utwegere ubare natwe kuri Ahagutse. Buri muntu wese wasubscribinze ahangaha kuri iyi channel, Uwiteka Mana umwagure, ndetse n'utabikoze nawe umwagure. Uwiteka Mana ishobora byose, turasabira itorero muri rusange, turasabira data b'umwaka usanze barwaye ko bakira, turasabira b'umwaka usanze bababaye kubaho umunezero, abari mu ntambara data buja uborohereze ubatabare. Uwiteka Mwami Imana, abatewe n'imyuka mibi ubarwanirire, abari mu kibazo cy'imanza, abari muri gereza Uwiteka Mana basange mu bakize ubatabare, abarengana n'abatarengana bose ubiyereke Uwiteka Imana yanjye, kuko nta muntu wese ushaka ko yabura ubugingo, aho gushaka ko abantu bose bakizwa, kandi buri muntu wese uri ku isi waramupfiriye amaraso yawe n'ay'abantu bose Uwiteka, ariko abagiriwe umugisha abakwakiriye abakwemeye, kugira ngo Uwiteka Mana amaraso yawe ababemo, kuko Bibiliya iratubwira ngo ubugingo bw'inyama buri mu maraso, ahatari amaraso ya Yesu ubugingo bw'inyama buba bupfuye. None niyo mpamvu nkwinginze Uwiteka Mana yanjye, kugira ngo amaraso yawe aminjagirwe muri buri muntu nkurikira aka kanya, ubakoze subscribe n'utarayikoze. Uwiteka umuntu wese uzabona iki kiganiro, ukibona ako kanya maze kukivuga, uzakibona mu mwaka utaha, ahazakibonera hose, reka amaraso yawe Yesu amebemo mazima mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Imbaraga z'umusaraba wawe Uwiteka zimukoremo umurimo, n'imbaraga zakuzuye Uwiteka Mana nawe zimukoremo umurimo. Turagushimiye Uwiteka Mwami Yesu kuba tuvanye muri Egiputa, ukaba uducishije no mu butayo, kandi data buja no mu isi y'isezerano yacu ariyo isi Yerusalemu nshyashya tuzayigeramo amahoro, kuko ntago tuzagwa mu butayo, ahubwo no kwambuka tuzambuka na Yerusalemu tuzayibamo. Haleluya Mana shimwa ushirwe hejuru nanone n'iteka ryose, amen. Turashima Imana rero yo mu ijuru, haleluya, itugejeje ahangaha. Reka dufata aka kanya rero gatoya, twongere dusubize amaso inyuma, ariko dutumbereye imbere, kuko iby'imbere nibyo bidufitiye akamaro kurusha ibyasigaye inyuma. Ikintu cyose tutabashije gukora muri 2023 ntacyo twabikoraho, ibyo tutakoze, ibyo twafeilinze ntacyo twabihinduraho, ariko icyo twahindura uyu munsi, decision twafata kuri uyu munsi w'itariki ya mbere ifite aho yatugeza. Haleluya. Reka rero twishimire yuko Imana yaduhaye kwinjira muri uyu mwaka turi bazima. Reka nsoze rero mbifuriza ikintu gikomeye, ni ukuvuga ngo wowe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, komeza umuhange amaso. Niyo wahura n'ibibazo, niyo waca mu mazi, ntago azakumira, ntago uzarengerwa. Niyo waca mu muriro, ntago uzashya. Umva Bibiliya nikubwira kutazaca mu muriro, Bibiliya nikubwira kutazaca mu mazi, ariko ntago uzagira gute, ntago uzashya. Niyo hacurwa intwaro zo kukurwanya, ntago zizakunesha, kuko Uwiteka ari kumwe nawe kugutabara. N'indi bizagurukira kukuburanya kose uzazicecekesha, kuko wari wo murage wawe. Rero icyo nagusaba ni kimwe, wowe uzi Yesu, tumbera Yesu wabambwe ku musaraba, ahandi ibindi byose bizagenda neza. Twamaze kuganira ikintu kivuga yuko ikibazo cyo Petero yahuye nacyo, yuko yavanye amaso ko wari umubwiye ngo agendere ku mazi. Uyu munsi muri uyu mwaka tangira utumbereye Yesu, ntuzarebe ku ruhande, ntuzarebe ibumoso, ntuzarebe iburyo, ntuzarebe inyuma, ntuzarebe hasi, uzakomeza utumbereye Yesu wapfuye ku bwawe, agapfa ku bwawe, agahambwa ku bwawe, akazuka ku bwawe, hanyuma nawe uzabanaho nawe, kandi nta kizagufata, nta kizagutera, nta myambi izakuraswaho, nta bitero uzahura nabyo bizagushobora kugubanganya, kuko uzaba wubakiye ku rufatiro ari ryo ribuye rifata imfuruka. Imana iguha umugisha rero utumbere Yesu. None ndakwinginze bivuye ku mutima wanjye, wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, niba utaramwakira ndakwinginze ngo mwakire. Niyo tangiriro rya mbere, uhinduke umwana w'Imana, ugugumura umuntu w'Imana gusa, kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho, umenye ko Yesu Kristo yagupfiriye. Uko niko guca bugufi kwa mbere, no kumenya ko ukeneye uwo mucunguzi wawe.
kuko hari igihe azagaruka kubikubaza impamvu utamwemeye. Uzatangire usome muri Yohana mu gice cya 3 ku murongo wa 16 uzasanga nyine ko Imana yakunze abisi bose ikabaho umwana wayo w'ikinege. Harahari azaza, Bibiliya bivuga neza kugira ngo bamwemere nyine bahabwe ubugingo buhoraho. Ariko Yesu nawe bivuga neza, ariko aravuga ngo ariko abatamwemeyeho bamaze gucirwaho iki iteka. Aravuga ngo ko ataze guca urubanza ahubwo yaje gukiza abantu. Ariko uyu munsi hari cyahinduka kuri wowe, nuko wakwemera kumwemera kugira ngo ukizwe wezwe ubu umwana w'Imana. Nawe ujye uhamagara ngo Data wa twese wo mu ijuru nawe akwitabe, kuko kugira ngo agendane nawe ubone ubugingo buhoraho. Nawe ugishidikanya uvuga utari ku bintu simbyumva, nta kabuza Yesu aragushaka, ahubwo ca bugufi umubwire ko umushidikanyaho. Usenga uvuga uti Yesu jewe ndakumva, abarokore barakuvuga, amadini yandi arakuvuga, ariko sindakumenya. Ndashaka kumenya wowe bwite kuri Imana, ndashaka unyereke. Ujye usaba iryo sengesho ubwire ati Yesu ndashaka kukubona, ndashaka kukumenya, ndashaka kumenya ukuri. Basi menya ukuri. Umuntu uri sensible wese ashaka kumenya ukuri, kuko hari amadini menshi. Hari amadini bita ya gihanga, hari amadini ya gakondo, hari amadini yose, ariko rege ukamubwire Yesu yabivuze neza ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta wajya kwa se, nta wajya ku Mana atamuciyeho. Ari mu nzira z'ubugingo buhoraho, ari mu nzira zo gusenga, ari mu nzira zo gusabana n'Imana. Nta handi hantu byaca bidaciye mu mwana wayo Yesu Kristo, kuko niyo nzira yashyizweho nta yindi. Ni nako kuri. Niba rero uko kuri uri umunyabwenge, ubundi umunyabwenge ashaka ukuri, urumva reba uko kuri ukugireho, uguhe benefit of the doubt. Utangire kubaza uti Yesu niba koko uri ukuri, kuko ntabwo ushobora kujya kubaza Imana ngo nyereka kuko uri ukuri, nyereka kuri Imana mu nzira zo kugira ngo ikwiprovingeho. Reka nkubwize ukuri noneho, wakwizera Imana izaguma ari Imana, utayizera izaguma ari Imana, unuyikunda izaguma ari Imana. Ntacyo wenda kongera ku Mana kuko uyikunze, ntacyo wenda kongera ku Mana kuko uyishatse, nta kintu wenda kongera ku Imana kuko uyizeye, kuko Imana irihagije ku bwayo. Ariko iyo ubyemeye ni wowe bifiteho ni wowe bigirira akamaro. Rero kuvuga ngo Mana ndashaka kumenya, so kuvuga ngo Imana ngo iri desperate no, Imana yishyize hariya itanga umwana wayo kugira ngo umwemere. Imana iri gentleman. Yesu arategereje, Data wo mu ijuru arategereje ku munsi wawe wo ugomba guhitamo, ku bushake bwawe bikuvuye ku mutima. Uvuga uti Imana ndagushaka, nayo ikakwakira uko waba uri kose, uko waba uteye kose. Nta cyaha, nta bintu waba warabayemo Imana itakubabarira. Rero Imana iguha umugisha. Hano tuba tuvuganira ibintu byinshi, ujye ufatamo icyawe kikugiriye akamaro. Nubona kikugiriye akamaro n'undi muntu cyamugirira akamaro, ukimwoherereze. Haleluya. Nongeye gushimira wowe wakoze subscribe, nkavuze neza, ugakanda nako kazogera, warangiza ukohereza undi muntu. Kandi nukuri mujye mwibuka munganirize, mumbwire iryo jambo basi riradufashije, nko kumbwira ngo amina gusa, ariko mungire n'inama, tuganire, turi ibyuma bityazanye, sibyo? Imana rero ibagirire neza kandi twaguke mu izina rya Yesu. Amen.